Nshuti bakundwa bene data, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Reka tubanze dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi udahwema kutugaragariza umunsi ku munsi. Tugushimiye kuri aka kanya duhaye ko kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka mukawe adushoboze kumva no kumvira ibyo ijambo ryawe ritubwira mwami, kugira ngo rigire aho rituvana, rigire naho ritugeza heza. Niyo tubise twizeye mu izina ryawe, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igice cya mbere turagisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 6 turahera ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Reka dusome. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Reka dusome igice cya 2 turasanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice cya 17 umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 21. Abafarisayo baramubaza bati: ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati: ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibuzavuga buti dore ngubu, cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Nshuti bakundwa bene data, ndashima Imana ikomeje kuduha akanya ko kuganira ijambo ryayo. Ijambo nkiza ku mutima tugiye kuganira kuri uyu munsi rifite intego igira iti: kwimakaza ubwami bw'Imana mu isi. Iyo dusomye mu isezerano rya kera cyangwa tukareba amateka y'abizera bahambere, dusanga Imana ifatwa nk'umwami w'ikirenga w'ubwoko bwayo. Kuva mu kinyejana cya 8 mbere y'ivuka rya Yesu, abantu batangiye kubona ko ubwami bw'Imana ari igihe cy'ubutabera n'amahoro by'iteka ryose. Iyo turebye mu mateka y'Abisirayeli, tukabona uko urugendo rwabo barutangiye, dusanga baragiye bahura n'inzitizi ndetse n'intambara zigiye zitandukanye z'ubwoko bugiye butandukanye. Ariko tugasanga mu ibyo byose Imana yarababereye Imana ikakomeza kubigaragariza mu buryo bugiye butandukanye. Nk'iyo dusomye muri Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 19, haravuga ngo: nimwumve ijwi ryo gutaka kw'abantu banjye riturutse mu gihugu cya kure riti: mbese Uwiteka ntari Siyoni, umwami waho ntahari? Byumvikana yuko buri gihe uko Abisirayeli batakambiraga Imana, yumvaga gutaka kwabo, ikabakiza intambara, ikabakiza abanzi, ikabarwanira muri byose. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera iyo usomye ubona ko ubwami bw'Imana bugaragaza nk'ubwami butabera, ubwami bw'amahoro, bitewe n'uko Imana yagiye irengera ubwoko bwayo. Ariko Yesaya yongeye kubigarukaho, arabihanura, aravuga ngo: nuko ngo muhawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, ngo Data wa twese, umwami uhoraho. Yongera kugaragaza ko ubwami bw'Imana butazarangira mu isezerano rya kera, ahubwo ari ubwami bukomeza kugeza iteka ryose. Arongera ahantu bavuga ngo nuko ngo umwana w'umuhungu ngo yatuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu. Yongera kugaragaza ko hari undi uzaza gucungura isi. Ibyo tubisanga muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Iyo tuje mu isezerano rishya, mu gice twasomye by'umwihariko mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, dusanga Imana ariyo nyir'ubwami,
kandi noneho ubwo bwami atari ubwo mu ijuru gusa, ahubwo ari ubwami bwaje no mu isi. Muri iki gice twasomye Matayo 6:10, umurongo waho ugaragaza uko Yesu yatangiye kwigisha abigishwa be, ababwira ngo nimusenga mujye muvuga muti ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ko bibaho mu isi biba ariko bibaho no mu ijuru. Yongera kugaragaza ko ubwami bw'Imana atari ubwo mu ijuru ahubwo bwaje mu isi. Yongera kubwira abigishwa ko bakwiriye gusenga bavuga ko ibyo Imana ishaka ko bibaho mu isi ari nabyo bibaho mu ijuru. Byongera kuvuga ko ubwami bw'Imana bwaje mu isi, ubwami bw'Imana bukwiriye kuza mu isi, ubwami bw'Imana bukwiriye kugaragara no mu isi nk'uko buriho mu ijuru. Ubwo bwami bw'Imana bavugaga, ushobora kwibaza ikibazo ukavuga ati ese ubundi ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana bwaje ryari? Nk'uko iyo dusomye mu butumwa bwiza hagaragaza uburyo ki ubwami bw'Imana bwaje mu isi ubwo Imana yigiraga umuntu ikaza mu isi kudupfira. Uru rugendo rw'ubwami bw'Imana bwatangiye mu gihe Yesu yazaga mu isi akora imirimo igiye itandukanye yatangazaga abantu. Ikintu cya mbere yaje Yesu akora, yaje atabongamiye ku bwoko ubu n'ubu, imiryango imwe n'imwe, amadini, atabangamiye ku muntu ukize cyangwa umukene, aza ahubwo yerekana yuko ubwami bw'Imana butarobanura ku butoni. Aza yigisha abantu gukunda abanzi babo mu gihe byari bigoye cyane. Aza yigisha abantu kubabarira abandi. Aza yigisha abantu gufasha abashonje. Aza agaburira abantu, akora ibitangaza bigiye bitandukanye, harimo kwirukana abadayimoni mu bantu, kubabarira umuntu w'umusambanyi nk'iriya nkuru y'umugore wari wasambanye ariko Yesu akamubabarira. Aza akiza ababembe, aza akiza impumyi, aza azura abapfuye. Ibyo ni ibitangaza bikomeye byagaragaje yuko ubwami bw'Imana bwatangiye mu gihe Yesu yazaga mu isi. Aza atabangamiye rero ku ruhande n'uru na rimwe, ahubwo aza yereka yuko aje ku bw'isi yose. Hari ikintu gikomeye Yesu yakoze cyangwa ko tugarukaho, ikintu cyo kubabarira ibyaha byacu. Yesu araza yemera gupfira isi, aritanga ku musaraba kugira ngo isi ibone ubugingo buhoraho. Yaje atavuga ngo ndababarira uyu muntu ngo ndeke uyu nguyu, ahubwo aza ubwami bwe aza abugaragaza ko ari ubwami bw'isi yose. Aza atavuga ngo ndatonesha, ahubwo aza yerekana yuko ubwami bw'Imana ari ubwami butarobanura ku butoni. Ibi bimenyetso rero ni bimwe bitugaragariza yuko ubwami bw'Imana bwaje mu isi ubwo Yesu yageraga mu isi agakora imirimo igiye itandukanye, akamamaza ubwami bw'Imana butandukanye, akagaragaza ko ubwami bw'Imana butakiri ubwo mu ijuru gusa, ahubwo ubwami bw'Imana bwaje mu isi. Mu butumwa bwiza twasomye bwanditswe na Luka, hatubwiye ubwo abafarisayo babazaga Yesu ati ubwami bwawe buzaza ryari? Ariko Yesu abasubiza mu mvugo ijimije, ababwira uburyo ki ubwami bw'Imana butazaza ku mugaragaro, ngo kandi ngo ntibuzavuga buti dore ngubu cyangwa buriya. Ababwira mu mvugo ijimije, ariko arongera avuga ngo ubwami bw'Imana buri muri mwe. Bisobanukiwe ko bamwe batari bagasobanukiwe neza yuko Yesu
kuva yaje ubwami bw'Imana bwageze muri bo. Kandi koko tubona ko mu nkuru zigiye zitandukanye nk'ubwo Yesu yiyerekaga Zakayo, ubwami bw'Imana bwatashye mu mutima we, agatangira kubona imyenda yarimo abantu, agatangira kubona ibyo yakoraga bidahesheje Imana icyubahiro, ahubwo arongera arahindukira, atangira kwishyura abantu abakubiye ibirenze ibyo yari abarimo, kuko ubwami bw'Imana bwari bwamugezemo. Ibi rero nibitugaragariza yuko Yesu akigera mu isi ubwami bw'Imana bwatangiye kuza mu isi, ahubwo ni bwabo ubwami bw'Imana bwo mu ijuru gusa, ahubwo buza mu isi. Kandi ikindi, ubwami bw'Imana mu by'ukuri ni ubwami bwaje ari ubw'amahoro, ubwami bwaje bushyigikiye ukuri, ubutabera, ubwami bwaje bubabarira ibyaha byacu. Nk'uko twabisomye muri ubu butumwa bwiza bwa Luka, ibi bimenyetso bimwe na bimwe byatugaragarizaga ko ubwami bw'Imana bwatangiye kugaragara ubwo Yesu yazaga mu isi, ubwo Yesu yazaga yereka abantu gukomera kw'Imana ni kuri mu ijuru gusa, ahubwo kwaje no mu isi. Ahangaha dushobora kwibaza ikibazo kigira giti, ese ni gute njyewe nshobora kwimakaza ubwami bw'Imana mu isi? Iyo tuvuze ijambo kwimakaza mu buryo busanzwe, ni ijambo rifite ubusobanuro ushobora kugenekereza ugashyira mu ijambo ryo kuvuga ngo kurwanira ishyaka, gushyigikira, kwamamaza, kuvuganira, kwigisha. Ni urugero nk'iyo umuyobozi yagiye ku ngoma, ishyaka ryatsindiye iyo ngoma cyangwa gufata ubwo buyobozi, biba ngombwa yuko agira abantu bamuri inyuma bamushyigikiye, bamurwanirira, bamamaza iby'iyo ngoma, bigisha amahame ndetse n'amategeko y'iyo ngoma. Twabonye yuko Yesu aza mu isi, nawe yaje yigisha iby'Imana, akora imirimo myiza y'Imana, yigisha iby'ubwami bw'Imana. Ahangaha rero dushobora kwibaza ikibazo kigira kiti, ese ni gute ngewe nakwamamaza ubwami bw'Imana mu isi? Ni gute nakwimakaza ubwo bwami bw'Imana mu isi? Hari bimwe na bimwe umuntu yimakaza cyangwa se ashobora kwimakaza mu mutima we, ariko mu by'ukuri ikintu ijambo ry'Imana ritubwira, cyangwa se tugendeye ku byo Yesu yagiye akora, Yesu yatubereye urugero rwiza, yaje ari umwigisha mwiza, natwe hari ikintu dukwiriye gukora kugira ngo twimakaze ubwami bw'Imana. Iyo turirimba inkuru nziza, tuba twigisha iby'ubwami bw'Imana. Iyo dukora imirimo myiza, iyo dufasha abakene, iyo dusura abarwayi, iyo dukora imirimo myiza, tuba twimakaza ubwami bw'Imana. Iyo twigisha cyangwa se tukavuga iby'ubwami bw'Imana, tuba twimakaza ubwami bw'Imana. Iyo tugendera mu murongo mwiza Imana idushakaho, tuba twimakaza ubwami bw'Imana. Ese njyewe ndi kwimakaza ubwami bw'Imana gute n'iki gihe? Ese ibyo nkora, ese ibyo mvuga, ese ibyo nigisha kuko byimakaza ubwami bw'Imana mu isi? Ese ni uruhe ruhare rwawe mu kwimakaza ubwami bw'Imana mu isi muri iyi minsi? Turi mu bihe bigoye koko, turi mu bihe biruhije, ariko mu by'ukuri ntabwo dukwiriye guceceka, ahubwo dukwiriye kugira imbaraga zo kwimakaza ubwami bw'Imana mu isi, kuko nicyo cyonyine Imana idushakaho. Yesu rero yatubereye urugero rwiza, dukwiriye kugera ikirenge mu cye, kandi koko tukagaragaza yuko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Mu byo tuvuga n'ibyo dukora, tukagaragaza yuko mu buzima bwacu koko harimo ubwami bw'Imana. Nshuti rero bakundwa bene data, Imana idufashe ndetse iduhe n'imbaraga zo
kugaragaza ubwami bwayo muri twebwe, kugira ngo tubashe guhindura isi, kugira ngo tubashe guhindura benshi kuba abigishwa ba Yesu Kristo, kuko ari cyo Imana idushakaho muri Yesu Kristo. Mana Data, twese tugushimiye ku ijambo uduhaye, ijambo ryongeye kutwigisha yuko dukwiye kwimakaza ubwami bwawe mu isi, nk'uko Yesu yemeye kuza mu isi akitanga agakora ibintu bigiye bitandukanye, ari byo bitugaragariza yuko ubwami bwawe bwaje mu isi. Mwami, reka natwe uduhe kwigira kuri Yesu Kristo, reka natwe uduhe kuba abigishwa bawe ba nyabo koko, abigisha b'ukuri, abakora ibyiza, abera imbuto zikwiriye abihannye koko, kugira ngo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, mu byo twigisha byose, kugira ngo tubashe kwimakaza ubwami bwawe mu mitima yacu, tubwimakaze mu buzima bwacu, kugira ngo tubere amahanga yose urugero rwiza, nk'uko Yesu ari we wabitugaragarije. Ni tubisaba twizeye mu izina ryawe, amen.